Nongeye kubasuhuza inshuti bavandimwe basobanukirwa 5 TV, nkaba nizeye ko mukomeje kugubwa neza, ubuntu bwa Data n'urukundo rwe bikomeze bisage mu mitima yanyu. Ni Tadeo Ukimana ishaka rero ubasuhuza, nkaba nizeye ko mumeze neza. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro inzira yo kwera kuri Sobanukirwa 5 TV channel itugezaho ibiganiro bitandukanye, ibiganiro by'ivugabutumwa, ibiganiro by'iyobokamana, Bibiliya na Korowani, ibiganiro by'ubwenge ndetse n'ubusobanuro bw'amazina. Nta handi ubisanga uretse hano kuri Sobanukirwa 5 TV. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese yisanga mu kiganiro ahangaha, cyangwa se buri wese n'ikiganiro akunda ahangaha abasha kukihasanga kandi agasobanukirwa, akanyurwa, akagubwa neza. Rero nkaba mbashishikariza ko mwabana natwe, kandi nkomeje kugushimira abakomeza kudutera inkunga yo kugira ngo dukomeze tuvuge. Impamvu tuvuga ni uko muhari, mudahari ntabwo twabasha kuvuga. Niyo mpamvu rero dufata umwanya tukajya mu ijambo ry'Imana, tukareba icyo ijambo ry'Imana rivuga, tukareba ikintu abantu bafitiye inyota, hanyuma tukaza tukakibagezaho kugira ngo namwe muve mu rujijo nk'ubwo twahozemo. Ntekereza ko namwe ari urwo muba murimo, ariko uko umwuka w'Imana akomeza kugenda aduhishurira adusangiza, niko namwe tugenda tubasangiza kugira ngo musobanukirwe. Rero ndabashimiye, kandi nizeye neza, ndashidikanya ko namwe aho muherereye hose mukomeje kugubwa neza mu mwami wacu Yesu Kristo. Rero nkaba abashya kuri channel yacu mbahaye ikaze, n'abashishikariza nyine gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bigera ahantu henshi, ahantu hatandukanye, n'abantu babashe gusobanukirwa aho bafitiye urujijo. Rero nk'uko nabivuze, iki ni cya kiganiro inzira yo kwera gitambuka kuri Sobanukirwa 5 TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira tureba uburyo ki mu isezerano, iyo dusomye Bibiliya tubonamo isezerano rya kera, tukabona isezerano rishya. Ni ngo hari uburyo bwakoreshwaga, hari n'uburyo bukoreshwa ubu ngubu. Ni uburyo ki abantu bezwaga ibyaha byabo bikavaho, nibyo tugiye kugenda tureba. Turimo turagenda twigana Bibiliya, twigana ijambo ry'Imana, umurongo ku wundi, ijambo ku rindi, kugira ngo tugende turusheho kugira gusobanukirwa ibintu, kandi ibintu bitari mu kigare, nye ibintu bifite fact, ibintu bifite ukuri, ibintu bifite aho biva, ibintu mbega ushobora kumva neza, ukabyakira muri wowe, wamara kubyakira bikaba ubuzima, byamara kuba ubuzima nawe ukagenda ukabisobanurira abandi kubera ko byabaye ubuzima. Rero ndashaka ko tuganira cyane cyane ku gitabo cy'Abalewi. Ndashaka ko tuganira ku gitabo cy'Abalewi. Turimo turareba ukuntu abantu bezwaga ibyaha mu isezerano rya kera. Noneho tuzagenda nyine dukomeza tugenda tureba noneho ubu ngubu ho abantu bezwa bate, bigenda gute. Ibyo byose tuzakomeza kugenda tubireba neza mu biganiro byacu bizakomeza kugenda bikurikiraho hano kuri Sobanukirwa 5 TV. Reka rero dusome Abalewi. Cyangwa dusome Abalewi ibice byaho 4, umurongo wa mbere. Ndahera ku murongo wa mbere ngeze ku murongo wa 4. Haravuga ngo Uwiteka abwira Mose n'Abisirayeli ati, nihagira umuntu ukora icyaha atakitumye cyo mu byo Uwiteka yabuzanyije, agakora kimwe muri ibyo, niba ari umutambyi wasizwe ukora icyaha, agashyirisha ku bwoko bwose urubanza, atambire icyo cyaha yakoze ikimasa cy'umusore kidafite inenge, agitambire Uwitekaho igitambo gitambirwa ibyaha, azane icyo kimasa ku muryango w'ihema ry'ibonaniro y'Uwiteka, y'ibonaniro imbere y'Uwiteka, akirambire ikiganza mu ruhanga, akibikire imbere y'Uwiteka. Uwo mutambyi wasizwe yenda amaraso yacyo ayazane mu ihema ry'ibonaniro, akoze urutoki muri ayo maraso, ayaminjagire 7 imbere y'Uwiteka, imbere ya wa mwenda ukingirije ahera cyane, yende kuri ya maraso ayazige ku mahembe y'icaniro yoserezwa imibavu iri imbere y'Uwiteka mu ihema ry'ibonaniro. Andi maraso y'icyo kimasa yose ayabyarire ku gicaniro hasi cyoserezwa ibitambo kiri ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, kandi urugimbu rwose rw'icyo kimasa gitambirwa ibyaha arugikure
uruta rutwikira amara n'urugimbu byo hagati yabyo rwose n'impyiko zombi n'urugimbu rwo kuri zo rufatanye n'urukiryi n'umwijima n'ityazo aho kire impyiko. Bavandimwe, ndashaka ko tugenda dukurikira ahangaha neza. Turaza kureba abantu batandukanye bagombaga kubabarirwa ibyaha, ariko kandi tukareba ngo ibyo byaha byabo bigiye kubabarirwa kubera ko byagenze gute, hakoze iki. Ahangaha batanze urugero bavuga bati nihagira umuntu ukora icyaha atakitumye, urumva, niba ari umutambyi, ni ngo umutambyi niba akoze icyaha, hano biragaragaza ko agomba kugira gute, ni ukuvuga ngo niba akoze icyaha hanyuma agashyirisha ubwoko urubanza, arambike icyo cyaha, ngo atambe icyo cyaha yakoze ikimasa cy'umusore kidafite inenge, agitambire Uwiteka igitambo gitambirwa ibyaha. Ngo uyu nguyu ni umutambyi, uyu ni umutambyi ukoze icyaha ariko kandi ngo ntiyakitumye, cyangwa se mu yandi magambo nta nubwo yigeze agitekerezaho, ariko aragikoze. Niba agikoze rero bakamubwira ati nagire gutya, bigende gutya, urumva. Noneho si ibi gusa, hano bari kuvuga umutambyi ukoze icyaha atakitumye, sibyo? Noneho abandi nabo bakagaragaza niba iteraniro 13 ngo niba iteraniro ry'Abisirayeli ryose rikoze icyaha ritakitumye kigashyirwa ngo kigahishwa amaso yaryo, bakaba bakoze kimwe mu byo Uwiteka yabuzanyije, bakagibwaho n'urubanza. Iri ni itorero noneho, ni iteraniro ryose. Ni ukuvuga ngo icyaha bakoze nikimenyekana, iteraniro ritambe ikimasa cy'umusoreho igitambo gitambirwa ibyaha, bakizaniye imbere y'ihema ry'ibonaniro. Urumva, iteraniro niba habonetse, niba bakoze icyaha, ngo nabo hari ibyo bagomba kugira gute, kugenda bazana bakabitambira Uwiteka, noneho bya byaha cya cyaha bakoze kikabasha kugira gute, kikabasha kuvanwaho, kubera ko bazanye itungo, maze kuzana itungo bararyica, bafatayo amaraso bayasiga ku mahembe, andi bayamisha munsi y'igicaniro, andi bayamisha ku gicaniro. Ni ngo icyo gihe bizeraga ko icyaha bakoze, ibyo bakoze bigize gute, bibabariwe. Mwibuke yuko twamaze kubona yuko hari umukuru ukoze icyaha atakitumye. Ahangaha naho tumaze kubona iteraniro none rikoze icyaha ritakitumye, ngo ni ibintu bakoze batabitekereje, bisanze ibyo bintu babiguyemo. Rero ngo nubwo babiguyemo ariko birabujijwe. Niyo mpamvu bagomba kugira gute, niyo mpamvu bagomba kurihongerera bakaritangira igitambo cyeza ibyaha byabo, kugira ngo bezwe. Nuko bagomba kugira gute, bagomba kuzana itungo. Ikindi 27, ubu turi mu gitabo cy'Abalewi, igice cya 4, ngira ngo mubonye uburyo umwanya musome umurongo wa 4, musome igice cya 4, musome igice cya 5, muzamuke mugende mwiyumvira ubutumwa bwiza ubwo ari bwo dushaka kubabwira, naho buturuka n'inkomoko yabwo. 24, kandi nihagira uwo muboroheje ukora icyaha atakitumye cyo mu byo Uwiteka abuzanyije, akagibwaho n'urubanza, icyaha yakoze nakimenyeshwa, azana umwagazi w'ihene udafite inengeho igitambo cyo gutambirwa icyaha yakoze. Urumva ahangaha hano haje uworoheje, hano twavuye ku mukuru mutambyi, noneho tuje sasa ku itorero, ku iteraniro, none tugeze ku muntu woroheje. Ariko icyo ari gutanga ni iki? Ibyo arimo aratanga ni cya gitambo kidafite inenge. Ntabwo ari ikintu icyo ari cyo cyose bapfa gutanga, oya, yagomba gutanga igitambo cyemewe kidafite inenge. Hanyuma icyo gifite inenge iyo kizana nticyemerwaga, yagomba kuzana igitambo kidafite inenge kugira ngo cya cyaha kigire gute, cya cyaha kiveho. None 22, ngo umutware nakora icyaha agakora atakitumye kimwe mu byo Uwiteka Imana yabuzanije byose, akagibwaho n'urubanza. Icyaha yakoze nakimenyeshwa, azana isekurume y'ihene idafite inenge. Uyu nawe tumaze kubona umutware
tubonye umutambyi, tubonye iteraniro, ariko kandi n'uwo twabonye ngo n'uworoheje, twabonye n'uworoheje. Ni ngo buri muntu wese mu rwego rwe, mu buryo bwe, mu byubahiro bye, yaba umukire, abe umukene, abe iteraniro, ni ukuvuga ngo ni impongano bagomba kuzana bahongerera ibyaha byabo. Noneho ikindi bakavuga bati rero mu gice cya 5 cy'Abalewi mu murongo wa 7 ngo niba ari umukene ntabashe kubona umwana w'intama, azanire Uwiteka igitambo cyo gukuraho urubanza rw'icyaha yakoze cy'intungura 2 cyangwa ibyana by'inuma 2, kimwe kibe igitambo cyo gutambirwa ibyaha, ikindi kibe icyo kosa. Abizanira umutambyi nawe abanze atambe icyo gutambirwa ibyaha, akinosheho umutwe, ariko ye kukigabanyamo 2. Ameshe amaraso y'icyo gitambo gitambirwa ibyaha ku rubavu rw'igicaniro, andi maraso yacyo agikandwemo avire ku gicaniro hasi. Icyo ni igitambo gitambirwa ibyaha. Ahangaha naho tuje ku mukene. Ngo Imana yagiye mu buryo bwayo no mu mpuhwe zayo ikagenda ifagitira cyangwa se ica abantu ibitambo cyangwa se ibyo bagomba gutamba cyangwa se ibyo bagomba gutanga ikurikije ubushobozi bw'umuntu. Baravuga bati niba ari umukene ntabashe kubona umwana w'intama, azanira Uwiteka igitambo cy'intungura 2 cyangwa ibyana by'inuma. Ese wowe unkurikiye, iyo uza kuba uri muri iri sezerano wari kuba uri hehe? Ese wari kujya ubona inuma za buri munsi, intungura, cyangwa se waba wifitiye ukabona ibimasa cyangwa se ukabona ihene z'imfizi, zimwe kandi zidafite inenge zikiri ntoya. Ni ukuvuga ngo yabaga ari ibintu intama zikiri nto, ibimasa bikiri bito. Ni ukuvuga ngo nicyo kintu bagombaga kugira gute, bagombaga kujyana. Kubera iki? Kugira ngo cyemerwe. Ntabwo rero wapfaga gufata ibyo ubonye byose ngo ubishyire Uwiteka. Uku nguku rero niko mu isezerano rya kera ibyaha byavanwagaho, uku niko bezwaga, ariko bakezwa by'ako kanya gusa. Yakora icyaha akongera akajya kuzana bimwe asabwa, akagenda agakora icyaha akongera akaza cyangwa se akagenda gutyo. Uko niko bari babaye. Rero uku kwezwa kwabo ntabwo kwari ukwezwa kw'igihe kinini, ni ukuvuga ngo bezwaga ako kanya nyine, bakezwa ibyo yakoze, yakora ibintu bigasaba ko ashaka n'ubundi igitambo. Rero Satani yagiye yihimbira uburyo abantu bagiye bishyiriraho, abantu baza mu buryo bwo kujya kwiyeza basenga, bakoze amasengesho, abandi bakajya kwiyeza mu bitambo by'amapenitensiya, abandi bakajya kwiyeza kubera ko bahuye n'abashumba bakabasarambikaho ibiganza, abandi. Ni ukuvuga ngo ubwo buryo bwose butigeze bukoreshwa muri Bibiliya, tukabona abantu barimo barabukoresha kandi ni abantu benshi. Rero ibyo ngibyo ni ihame Satani yashyizeho, ni uburyo Satani yashyizeho kugira ngo ayobye intore z'Imana. Niyo mpamvu rero Sobanukirwa 5 TV ihari kugira ngo iguhe umucyo mu kijyanye no kwezwa, ukabona ubugingo buhoraho, ukaba umwana w'Imana, ukaba ukiranuka. Rero nkaba niringiye yuko mwajya mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu. Ibiganiro byacu bizakomeza. Iki kiganiro ni inzira yo kwera, ikiganiro kirajya gitambuka kuri Sobanukirwa 5 TV. Rero kugira ngo ujye ukibona uko kije, kora subscribe kugira ngo ujye ubana natwe. Hazacaho inyigisho 10 cyangwa se zinarenga zijyanye no kwezwa. Navuze ngo ni ibiganiro, ni ijambo rizaba risobanutse ugomba kwiga ukamenya, wamara kuryakira ryamara kuba ubuzima muri wowe, nawe ukazabasha kubisobanurira abandi kugira ngo abandi nabo babashe kumva urukundo n'ineza by'Imana, n'icyo Imana idushakaho. Kandi ibyo byose n'ubundi n'ibyo yaduhereye muri Kristo Yesu, akaba ari we twirata, akaba ari we nawe tuzajya turata.
rero ndabashimiye cyane, reka nsoreze ikiganiro cyanjye aha ngaha, mbashimira mwebwe mukomeje kunkurikira muntera n'inkunga zo kugira ngo ibiganiro bikomeze bibagereho. Shalom shalom shalom.